niwe mukinnyi afite umukinnyi ukomeye ku isi wanatwaye Ballon d'Or Rodri no kuvuga ngo uriya mukinnyi ari mu mvune turabizi mu mikino 50 n'ingahe y'umwaka washize ari mu ikipe ntabwo yigeze itsindwa nagaruka wenda azagaruka kera ariko ntituzi uko ari gutekereza bura champion no gukomera ku ikipe biratandukanye Real Madrid ishobora kubikomeye ikomeye ariko nta gituma champion yayikomera icyo ni ikintu gitandukanye none se Real Madrid ishobora gutwara Champions League none se reka mubwire Bayern ntabwo yatwara ama Champions League yego none se twavuga ko champion yabikomeye none se kankubaza ikintu kimwe ntihari nizizi rusha reka maze nkubaza ikintu kimwe twavuze La Liga ntabwo twavuze Bundesliga ndashaka kubaza ngo imumya Guardiola na Man City tubongere tuyifuriza ikaze bakunze ba Max Feed TV ni wa mwanya mwiza tubagezaho bya biganiro bitandukanye kandi byiza nkuko mubimenyereye ngira ngo uyu munsi tuza ari special ngira ngo uyu munsi turabagezaho ibijyanye n'imikino kuri uno munsi nicyo kiganiro turimo nge nitwa Jean Paul ndi kumwe na mugenzi wa Emile uraho neza ndakomeye ndabona uri tayari cyane kabisa uri tayari ko turasimiriro ku mikino udatinya cyane rwose ntabwo utinya ko bazakwambura ikibanza waguze muri Kigali nugira umuntu urasa reka ngira ngo rero tuyifurije ibihe byiza tugiye gutangira ikiganiro ariko turatangira tuvuga tutese cyane ko umupira w'amaguru niwo mwami w'imikino turabyemeranwaho iyo uganiriyeho abantu benshi barawumva bakawusesengura n'umukecuru uri inyuma yaravuga ngo ariko se ngo yatsinze bingahe ariko mushobora kumubwira uti muri volleyball babikina barya kumva atabizi niyo mpamvu rero tugomba kuganira umupira na ikiganiro navuze ko tuganira duhere wenda twihuta tuvuye dutese nka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 Emile iyo urebye umupira usanga umupira w'u Rwanda wateye imbere bimeze bite wo kubibona ibyo byose imbere simbizi kuko urumva ndacyari mutoya cyakora nk'ababyeyi bacu cyangwa abakuru bacu nibo babizi ariko tugerageza kugenda twumva amateka mbere ya jenoside uko umupira wari umeze ndetse na nyuma yaho kuko nkanjye natangiye kureba umupira muri 99 yego muri 99 nibwo natangiye kureba umupira mbega kuva muri 99 kugeza ubu niho nshobora kuvuga ku nkuru niboneye n'amaso reka wenda nyembicemo muri make wenda ibyo utabonye ushobora no kubyumva ariko ukagira uburyo biganira abantu bakabyumva turagenda tubicamo twihuta kuko ibi bintu bizahoraho nge ndibuka ngira ngo jenoside yakorewe abatutsi kirangira ikintu numva cyabaye cyambere kishimishije umupira w'amaguru ni Sekafa Rayon Sport yakuye Zanzibar irayo muri 98 irayo muri 98 yari amateka yari amateka akomeye cyane yayikuyeyo ngira ngo imaze gukora Sekafa ndimo ndagenda ngucira muri make abanyarwanda bavuga bati noneho twajya twabona ibyishimo umupira wacu ugiye gutera imbere nyuma gatoya ngira ngo ntago byatinze ndagenda nihuta muri 2004 u Rwanda rujya muri CAN abantu baravuga bati u Rwanda rugaraguye ikipe ya Ghana hariya Samuel Kufura agaragurika Jimmy Gatete turabyibuka atsinda igitego abantu bakajya mu birere dutsinda n'ikipe y'igihugu y'Abagande dutsinda Abagande Jimmy Gatete afite igitambaro mu mutwe ngira ngo ibyo ngibyo byo waba ubyibuka ndabyibuka cyane ko tukimara kugera muri kiriya gikombe ndibuka igitego Saida Bedi Makasi yatsinze ikipe ya Kongo cyari igitego cy'amateka cyane cyari igitego cy'amateka nicyo kintu nkundira umupira twebwe wenda abantu batureba baraza kuvuga batari ko bari abantu ntago babivuga nka Rugangura Axel ntago babivuga nka Jado Castar ntago babivuga nka Samu Karenzi abo n'abanyamakuru ngenda mvuga babivuga wenda neza ariko mu mupira ngiye ikintu nshaka uyu mupira ugomba kuba nka mitiweli impamvu ugomba kuba nka mitiweli nuko mitiweli baje kureba basanga umuntu ku giti cye atayitanga ngo bikunde bajya muri bya bimina bavuga bati umuntu nimujya kumuha amafaranga mujye mubanza mukureho mituweli umupira rero natwe kugira ngo utere imbere tuzavuga guhera hasi cyane cyane nko kuri izi channel zacu bita ko zitaramenyekana cyane ariko nitubivuga Rugangura akabivuga wa muntu ushinzwe mu matwi ye azumva ari ikintu kirimo nicyo twari turimo rero navugaga nti cyo gihe u Rwanda rujya muri CAN abantu bavuga bati umupira ugiye kuryoha ngira ngo nyuma yaho Rwanda B muri Sekafa itwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup nyuma yaho APR nayo yatwayemo Sekafa ngira ngo 3 abantu baravuga bati umupira uraje kiriya gihe wowe wenda hari ibihe mvuze wari urimo umupira kuko ntibabonaga kuri mutera imbere buri muntu wese uko ndibuka ko uribuka cya gihe Tupuisa Mazembe ikina na APR ndabyibuka rwose hano i Kigali yari amateka umuntu wese yazaga mu Rwanda yikandagira kuko
mu Rwanda hari kompetisiyo ikomeye cyane. Shampiyona y'u Rwanda icyo gihe yari ikomeye, noneho ikinamo abakinnyi benshi b'abanyamahanga baturutse hirya no hino hanze muri bino bihugu bya Congo, biriya bihugu bya Zambia, noneho hari kompetisiyo irenze cyane. Icyo gihe ni ukuvuga ngo n'umwana wo mu Rwanda yabaga afite ishyaka ry'uko yakenera ikipe iyo ari yo yose, bitewe n'abakinnyi b'abastari babaga icyo gihe mu Rwanda, babaga baraje gukinira amakipe za Kiyovu, za Rayon Sport, urabizi, ngira ngo urabizi. Ngira ngo iyo ugiye ureba koko nk'icyo wari ukomoje ko abakinnyi b'abanyarwanda bazamukagamo babaga bakomeye, ngenda byibuka urebye nka dufata urugero nka Niyonzima Haruna, Abel yari arimo yagombaga kubona umwanya, kandi ibuka abanyamahanga bari barimo, ngira ngo turabibuka twese. Urebe umukinnyi bita Migi yaragiye abigishyitsi kubera kuzamuka muri abo bantu, azamukamo akomeye. Nicyo kintu twashyigikira ngo bagarura abanyamahanga. Ngira ngo nicyo kintu cyashubije hasi umupira w'u Rwanda, igihe bavugaga ngo abanyarwanda ngo bari bo biganza ngo bakina abanyamahanga batatu. Icyo gihe nibwo umupira wazamukaga, twari tugitondagura ibintu byagiye biba. Rero icyo gihe ndibuka tumaze ibyo byose bimaze kuba, umupira niwo mubwira ngo turaza kugera aho nshaka, haje kuba ikintu cyitwa selection academique Isonga. Ndabyibuka byari 2010 baselekisiona abana, ngira ngo nanjye nakinaga umupira muri Rwamagana. Ariko kiriya gihe cya Mashami, uvuga ngo Mashami icyo gihe yaraseleksionaga mu ntara y'Iburasirazuba. Impamvu hatari hari mu buriganya nkubwira we n'umupira uburyo utera imbere, yakoze selection nziza, resultat zavuyemo murazizi. 2010 twakiriye, ngira ngo twagiye mu gikombe cy'isi, twabaye gatatu mu gikombe muri Mexique. Ngiye bukaduhura n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza irimo Raheem Sterling kabisa. Icyo gihe rero urumva nibyo nakwerekaga ko icyagiye kibeshwaho, byagaragaye ko umupira uramutse ushingiye mu gutegura igihugu cy'u Rwanda cyatera imbere. Kuko icyo gihe ikipe abakinnyi b'Isonga bateguye umwaka umwe, bateguye umwaka umwe bakora ibintu tutakekaga. Ahubwo nge hari ikintu kimwe kinyobera, bafite uriya mutoza witwaga Richard Tardy, ntabwo wamwibagirwa. Icyo gihe rero nicyo tuvuga ngo iyo biza gukomeza kuriya ikintu cyagiye kiba, ubwo twagiye tuvuga, ariko ntitwavuga ukuntu abayobozi ba Ferwafa bagiye bahinduka. Mwari baza ba De Gaulle, haza Abasekamana, Jean Damascene, ariko abo bantu bose bagiye baza, ngira ngo nawe nubwo wabibonaga nta bugeze azana plan yo kubaka umupira. Bazaga bakora ibintu bivaho, umwe aza yubaka ibyo undi yubaka ibyo. Si cyo kintu wabonye wowe wabibonaga cyane. Ibyo rero byaje kutujyana dusanga umupira wacu waguye mu urwobo tutazabasha no kukuramo. Ngiye mbona bigoye, kuko hari nk'ikintu nge nibaza, ntabwo nemera ko umupira wacu waguye mu rwobo. Oya, ni debate n'ukuganira. Biriya kenshi na kenshi bikunze kubaho. Ngira ngo nimba wenda ukunze gukurikirana ibintu bya football cyane rwose, reba nk'ikipe ya Brazil, reba igihe iherukiye igikombe, yego, yaba igikombe cya Amerika, ariko yarabyigeze nyine, nibyo tuvuga. Reba ariko natwe twagize ibihe byiza. Natwe mu Rwanda twagize ibihe byiza, kuko turi kuvuga ko ikipe y'abana yagiye mu gikombe cy'isi. Ibyo bihe byari byiza. Ni ukuvuga rero ibintu bya football akenshi na kenshi bikunze kubaho. Ese reka nkubaze ikintu kimwe, ubu Barcelona muri iyi minsi imeze neza, mu minsi ishize yari imeze ute? Yari imeze gute? Ni ukuvuga ngo hari ibihe byiza bibaho, hakaba n'ibihe bibi. Ariko webene ngiye cyo navugaga, ntabwo navuze ko tutazagera mu bihe byiza, ahubwo nimo ndavuga ngo icyo kintu twakoresheje igihe twafataga bari abana tukabategura umwaka umwe wonyine bakajya mu gikombe cy'isi, byagenze bite? Byasenyutse bite? Kuko kuri ubu ngubu nta hantu wambwira mwana barizwa. Ubu ntabwo wambwira ahantu ujya gukura umwana. Muri iyi minsi byaratangiye, kandi urabona akenshi na kenshi iyo ibihe byiza bije, haba hari ibindi bihe bigiye gusenya bya bihe byiza byari bimazeho. Ni ukuvuga ngo football, urebye mu Rwanda football mu minsi ishize wabonaga nta kigenda, ariko ubu tuvugana turi kubona abana b'Abanyarwanda benshi bari gukina umupira mwiza. Ese reka nkubaze, reba nk'ejo bundi twatsinze ikipe ya Nigeria, aho ndahagera, tuyitsindira iwabo kuri kiriya kibuga cya kiri 69,000. Iriya stade nini cyane. Icyo urimo kuvuga ndakenda, turayitsinda kandi tuyitsinda igihugu. Iriya kipe ya Nigeria irimo abakinnyi bakomeye ku isi, irimo abakinnyi bakomeye ku isi, kandi twese twemera abayitsinze s'abana b'Abanyarwanda. Icyo ngicyo uvuga yewe ntabwo nakiguhakanira. Dore ikintu ngiye tutaza kwemeranya ho gakeya. Uravuga ko harimo abana b'Abanyarwanda kuko babikoze, turabyemera.
ni abana bagiye bakura i Burayi bafite ibisanira n'abanyarwanda, ibyo urabizi, bakaza bakadufasha ngira ngo ibyo ndabyemera. Ariko ndimo ndakubaza ngo reka wenda ndaza kuguha umwanya gato, reka ngira ikintu mbwira wenda Munyentwari Alphonse. Urabizi ko ari we uyoboye Ferwafa ubu ngubu, yabaye mu buyobozi bwite bw'igihugu. Nibaza ko akiyobora intara hari igihe cyageraga cyitwa cyo gutera igiti. Yakoreshaga inama wenda abayobozi b'uturere akababwira ati ku itariki tuzatera ibiti, mugende mubwira abayobozi bo ku tugari babe bashaka pepeniere. Nagira ngo mubwire ko n'umupira ari uko wubakika. Umupira nawo ni cya giti uzakenera ariko ufite ahantu ugikura. None na yindi nkubaza ikibazo, mbwira wowe, umbwira uti ngenza ahantu wenda runaka watsinze Nigeria, inshuti ino sawe turabizi ko yabaga mu kade, nibyo nkubwira, yabaga mu ntare niho yazamukiye. Umbwira uti ngenza ahantu runaka hari akademi runaka, wagenda ukajya gushakamo abana batarengeje imyaka 17, usibye ibintu biriho nyine byo kuvuga ngo ikipe igira batarengeje 17. Ubundi nge zindi niba turi kubyumvikana, ariko akenshi hari igihe usanga hari biterwa n'ikibazo cy'ubushobozi, kuko impamvu urabona ko football y'iyi minsi yarahindutse. Ndabyumva. Mbere abakinnyi bakiniraga umuhate, ubushake, ibintu by'imishahara ntago byari biri hejuru, ndetse n'ubuzima ariko bwa kera ntago ari bwo bw'ubu. Noneho rero ahantu byahise ko bitandukanira, no kuvuga ngo umwana w'iki gihe arabyiruka ashaka inyungu z'ako kanya. Noneho rero amakipe yacu nayo arakennye, nta bushobozi afite bwo kuba yabasha gutegura ikipe ntoya, abasha no gutunga ikipe nkuru. Niho ikibazo kiri kuvukira. Kandi niyo urebye ubona mbere habagaho ibibuga byinshi byo mu makaritsiye, byo mu bigo by'amasegonderi, aho hubatswe amashuri, kuko ndabizi nge nkiga ku kigo nigagaho hari ikibuga kinini cyane. Hari ikibuga kinini cyane, abazi Inyamasheke ahantu bita mu Igabiro cyangwa se Ishangi, hari ikibuga kinini twakiniraga umupira, tuzi n'umupira cyane. Ariko ubu mperutse kuhajya nsanga harimo amashuri rwose, nta nubwo wamenya ko yigeze ikibuga. Noneho icyo gihe mbere habagaho gutegura, kwa gutegura aho kwabagaho mbere, ubu tuvugana ni hehe, nta gutegura kukibaho. Ibibuga byarabuze, n'umwana arashaka akinira akahabura cyane. Nicyo nyine navugaga, ni abayobozi bayoboye umupira be kujya bagurana ubuyobozi, basa nk'abagurana nyine ngo umwe ajye undi aveho, habeho plan y'umupira ku buryo wa muyobozi wundi naza kuyobora aza agahera hahandi wa wundi yarageze. Ubu rero umuntu arayobora akavaho, yamara kuvaho undi agatangira azero, akaza agasenya. Ahubwo wari n'uza agasenya akavuga ngo nge biriya yubakaga ngo nago ari byo. Ariko urebye igihugu cyacu cy'u Rwanda iterambere kiri kugenda kigeraho. Ejo bundi nibwo ndi kureba match ku Mahoro, ndebira stade uburyo ari nziza, uburyo iteguye, uburyo mbega hari security ihagije, mbona n'ibindi tuzabigeraho. N'ibindi tuzabigera kuko dufite icyambere, dufite ubuyobozi bwiza kandi buduteganyiriza ejo hazaza. Ndizera neza, ndashidikanya ko mu Rwanda nka nyuma y'imyaka nk'itatu hazaba ibyo byose uri gushidikanyaho by'abana, kutagira ibibuga byiza, kuko ujya nk'Inyamirambo urebe urasanga abana bari gukina, ukabona ni ibintu byiza. Hano Kimisagara hamwe habaga ikibuga kirimo ibitaka, hasigaye hari ikibuga cyiza, abana ukabona bari gukiniraho. Biriya byose ubuyobozi bwacu buzadutegura ibintu byiza, kandi ndahamya neza ko mu myaka nk'itatu tuzatwara bigezeho. Dushobora kuzatwara bigezeho, kuko nibyo ni ibyifuzo byacu, kandi natwe nk'abanyarwanda twifuza kuzabona umukinnyi akina muri Premier League ari umunyarwanda. Uribuka Saido Berahino mu Burundi yajyaga gukina, twese twajyagayo. N'utari ufite gahunda yo kureba iyo match yarayireba kangugiye kureba umurundi. Icyo navugaga rero ni icyo ngicyo, ariko mvuga nti hashyirwemo imbaraga, kuko umupira ni ikintu gikomeye. Muramutse mufite abakinnyi babiri bakina muri Premier League, babiri bonyine akina ku rwego rwiza, ashobora kuza kubaka ibitaro hano mu Rwanda, bakubaka ibitaro birenga 1, 2, 3, 4. Urumva ni produit fini tuba tubonye muri wa muntu twateguye. Icyo rero nicyo twavuga, duta umupira ni uruganda rukomeye abantu bagomba kwitaho. Sinzi impamvu ngiye mbona batabishyiramo ingufu, ariko ni uruganda rukomeye. Badavuga ngo uburira umubyizi mukwe ntako batagize. Twebwe hari ibyo turebera hafi, ariko nka bariya bo bafite uko
bafite uko babireba, bafite nuko babyumva kuko bahora basohoka bareba tutemi twa Paris Saint-Germain twa Bayern, ibyo ni ibintu byose bagira ute bafatira umwanya. No kuvuga ngo buriya hari ibintu byinshi barimo badutegurira kandi bizaba byiza cyane. Dukomeje dushimira abakunzi bacu ba Max Feed TV, tubabwira tuti byiza tuzakomeza kubiza nawe. Uyu munsi turimo turaganira umupira, ndumva byaryoshye, ndi mu mwuka kabisa, kandi nawe ndumva ubirimo neza Emile. Ngira ngo ikintu twakomereza wese twavuga tuti niyatekerezwa gutegura abo bana, nge hari nk'igitekerezo buriya nakubwiye ngo tugomba gutanga ibitekerezo bitandukanye kuko sinzi uzareba ino ntabwo muzi cyane pe. Ngiye mbona abantu bakize ku mupira bakavuga bati dufite intare 5, kavuga bati reka dutegure nk'akademi 5 ziri mu ntare 5 zigize igihugu. Izo akademi zijyemo niyo hajyamo abantu 100. Nizera neza ko nyuma y'imyaka 5 n'umwana umufasha afite imyaka 15 ukazajya nyuma y'imyaka 5 bafite imyaka 20 ntabwo uzabura y'abakinnyi 20 beza wababura. Ariko hari ikindi kintu nakunze kureba cyane, nakunze gucunga kwa abakinnyi bo mu bihugu byacu byo muri Afurika, n'u Rwanda turimo na Congo, mbega bino bihugu byacu byo muri Afurika cyane cyane East Africa. Habaho ikintu cyo kwirara, habaho ikintu cyo kwirara. Umwana yakina neza, wenda abafana batangiye kumuvugiriza induru bitewe n'ibyishimo, abanyamakuru batangira kuvuga ku muntu ati umuntu wameze neza gutya na gutya, wamukinnyi tukazamushaka undi mwaka tukamubura. Emile ariko nkunganiye tukazamushaka undi mwaka tukamubura. Nanone akantu gato nawe utakibagirwa, banza wibaze ngo umukinnyi aba yarazamukiye. Bano bakinnyi burayi ukuntu bakura bagirwa inama kuva bari mu kademi gatoya, kavuga ati ejo uzajya kuri fame ubone abantu bagukunda, ubona abakobwa, ubona iki uzabyitwaramo gute. Uyu mukinnyi wacu uramusanga hano Kimisagara wikinira, umuzamukana ejo ateri muri Rayon Sport abone miliyoni 10 miliyoni 20 za Rukritom. Uwo muntu ntiyari n'igihe uzanamugarukira kumva ko ibyo akora nta bujyanama yabonye. Si kwa kuzamuka nabi nahoze nkubwira cyane rwose, ni kwa kuzamuka nabi nahoze nkubwira. Umwana yakuriye mu academy ari bari yabiburayi banabigisha no kuvugisha itangazamakuru. Umwana akicara nka Lamine Yamal ujye ubibona. Uburyo avugisha itangazamakuru ubona ari ku myaka afite mikeya. Ntabwo mubonye batanga Ballon d'Or ejo mone yagiye imbere y'abana avuga ijambo rifite iminota mike ifite ubusobanuro. Ibyo rero byose bitegurirwa hahandi ndimo kukubwira. Ndimo ndavuga ngo igihe cyose tudafite aho hantu umukinnyi azavumbuka ze akina umupira mwiza, abanyamakuru bamuvuge, ejo mu gitondo wumva arimo ararenga igipangu. Ikipe ifite match mu gitondo iri muri lokale arimo arenga igipangu avuye mu kabari. Twagiye tubona abakinnyi benshi bakomeye, ngira ngo abantu benshi kuri ubu ngubu nta muntu utararebye nk'umukinnyi Ronaldinho. Kaucu yari umukinnyi ukomeye. Nge nemeza neza ko kuri isi ya rurema mu bakinnyi babayeho abona arebesheje amaso. Ndabibwira abantu nanjye nemeza neza ko ari umukinnyi wari ufite umupira pe, wakinaga umupira, yakinaga umupira mwiza, ikindi unashimishije. Yego. Ariko Ronaldinho uburyo yarangiye, ndabari abantu muri Brazil ngo bazamuka yarangiyemo rwose, babakura ngo ku mihanda bacuruza amandazi. Ni ibintu utakibaza. Numva rero no mu Rwanda kenshi na kenshi uzasanga umwana arakina neza pe, arakinnye, yagiye muri Rayon Sport akinnye neza, agiye muri APR akinnye neza, ariko yamara nimara amafaranga ntumbaze wa mukinnyi ukazamushaka ukamubura. Iyo yaba no gukina iminota 30 akaba yabayikinaga, ukabashaka umukinnyi ukamubura, kibaza se ikibitera niki. Niyo mpamvu rero mbona abanyamahanga bari kuza muri shampiyona y'u Rwanda hari ikintu kinini burya bafasha bano bana bo mu Rwanda. Kuko bituma byibuze batirara. Kuko nukuvuga ngo iyo ufite umukinnyi uhanganira nawe ku mwanya bituma ukora cyane. None se Emile, reka nkunganire gato, reba tujye dufata urugero rwiza. Igihugu cya Tanzania muri shampiyona cyaraturenze, hagati ya zira kipe ebyiri Simba na cyaraturenze, zamaze kuturenga ku buryo tutari no ku rwego rwazo. Ariko ndagira nkubwire ko ngubu Tanzania ubutuvugana iri muri kane cyane, kandi bo baravuga bati itegeko kinisha abanyamahanga ushoboye. Umunyarwanda umutanzania uzatoboreramo, umutanzania uzatoboreramo akazamukiramo azaza ari wa mutanzania ukomeye. Niba kuri cyano bazazana Bwana Hari Samantha bamukuye hanze aze yakora itandukaniro. Ariko shampiyona ikomezwa umupira ntabwo ari igisoro. Umupira ukomezwa n'abantu baturutse imihanda n'imihanda ukabigiraho. Ndabeshya burano kuvuga ngo ubundi uzacunge Rayon Sport na APR. Nuvuga ngo uzacunge Rayon Sport na APR ni ikipe buriya mu Rwanda
zishobora gutuma umupira wacu wo mu Rwanda utera imbere, kimwe n'uko hari n'ikipe zishobora gutuma umupira wacu wo mu Rwanda udatera imbere. icyo ndacyemera cyane, icyo kintu urakizi? ndakizi cyane. ni ukuvuga ngo ubundi tumenye umukinnyi yakinnye muri Rayon, tumenye umukinnyi yakinnye muri APR, kuko byibuze ni izo kipe z'abafana. buriya hari no kuntu ibaze nko gukinira ikipe nka Atarakurayizi ya kera. Atarakundayizi cyane zana sekafa ndayibuka. Atarakubura nayo yari tangiye kwigarurira imitima y'abantu, ariko mu gihe yari tangiye kwigarurira imitima y'abantu yese kugenda gukinira ikipe nka AS Kigali. Nigeze njya kureba match ya AS Kigali na Police. Hari harimo nk'abafana 25 abafana. Ahubwo se bari bavuye he? Abafana 25. None hari motivation ituma umukinnyi agaragaza ibimurimo kwenda uri umufana. Noneho uzacunge Rayon Sport yahuye na APR mu bihe byiza, umukinnyi niho agaragarira. Noneho bikatuganisha hehe? Reba ni Burayi, reba Cristiano na Messi cyane bagikina muri Espagne muri La Liga. Icyo gihe championnat ya La Liga nibwo ari champion ikomeye. Yo bahuriraga ku kibuga yaba no Camp cyangwa Santiago, bitewe n'umufana huzuye, buri wese yavuga muri match atsinze igitego cyane rwose, kimwe cyangwa bibiri. Noneho akaba ni ya competition Ballon d'Or nirwitwara. Ni ukuvuga ngo Rayon Sport rero na APR yuri muri Rayon ukaba uri umwana ukina neza, ugahura na APR ushaka kwigaragaza kugira ngo utsinde APR, kuko wajya ubona ba Sana Jerome bazaga mu Rwanda yaharaniraga gutsinda APR, amasezerano barayongeraga Bogota Kamana Alabama cyane rwose. yaranaga uware wese umukinnyi wa APR nawe kujya yitwa umukinnyi nuko atsinda Rayon. N'umwana wo mu Rwanda kugira agaragare yitwa umukinnyi ukomeye nuko agaragara kuri iriya match, bitewe nuko ariyo match y'abafana. Mbona rero no kudatera imbere k'umupira wo mu Rwanda natwe abawureba abafana tubigiramo uruhare kandi uzabicunga uzabibona. Mu Rwanda ubundi ikintu ngiye mbona turimo tunasoza kuri topic kugira ngo twatake noneho tujye ahandi, kuko ibi biganiro byacu na episode tuzajya tugenda nitwumva inkuru tubiganireho twongereze tubicumbukure. Ikintu ngiye mbona mu Rwanda biragoye nk'ubu reka nguhe urugero. Yes. Niba ari ikipe ikomeye muri shampiyona y'u Rwanda ni ikipe bita Polisi, umukinnyi ku wundi ariko buretse ngusobanura umukinnyi ku wundi buretse ngusobanura impamvu. Polisi niyo kipe ifite abataka bari bakomeye muri shampiyona ishize, ariko nicyo twaganiraga, iyo udafite ikintu bita umufana, nubwo waba ufite abakinnyi bakomeye gute nta kintu ugeraho. Usibye nk'urugero wenda iyo bavuga burya ngo Man City, umuntu akaguha urugero ngo Man City mu Bwongereza warabona stade tuzuye, mbwira ryari warabona Man City, ahubwo bagereranya kwenda ku rwego rw'isi, bavuga ngo ku rwego rw'isi. Ariko igihe cyose udafite umufana iwawe ni urugero, numva nta kindi cyagusova kitari icyo ntacyo. So rero dusoza rero kuri ibyo ngibyo nyira mu mupira tuzakunze kuganira, icyo twaganiraga ni ukureba ese umupira wateye imbere wagiye. Hanyuma tutaye twasoza mu Rwanda, reka tuvuge kuri ugiye utavuze kuri Rayon Sport na APR abantu bashaka kuvuga ati umuntu ntabwo ari umunyamupira. Emile, ukurikirana umupira hano mu Rwanda, shampiyona urayikurikira, nawe ngira ngo itariki ntiremezwa y'igihe Rayon Sport na APR zizakinira, wowe ukureba mu mboni zawe nta santima naki urabona ari ihe noneho wavuga kuri hejuru yindi kuri uyu mwanya? No kuvuga ngo ari na cya kintu reka ngisubiraho gato kidindiza football mu Rwanda. Urabona nk'ira stade Amahoro kuva yafungurwa, Rayon Sport ntabwo irigera yakiriraho match. Byari amahire kuba Rayon Sport yakakirira kwira stade, noneho ikahakirira ikipe nka APR. Kandi Rayon Sport iri mu bihe byiza, Rayon Sport umwambaro mushya, Rayon Sport mu bayobozi bashya, Rayon Sport muri kimwe cyiza mu bihe byiza. No kuvuga ngo nk'iriya match ni imwe muri match zari zigiye gutuma Rayon Sport ibasha gusunika isezo, ikayisunika neza nta kibazo cy'amafaranga, bitewe nuko nimba stade Amahoro ijya mu 45. Rayon Sport turabizi ko ari ikipe ishobora gushyira match ku 50 hasigaye hose cyane rwose, kandi stade kuzura. Nimba ishyize kuba ayo mafaranga ziragera, kandi hari n'ay'ibihumbi 10 ziragera muri 300,000. Za 300,000
ni amafaranga si menshi ku ikipe nka Rayon ariko si na makeya ni amafaranga ashobora kugira ute kuyisova kavaringa ibibazo bimwe na bimwe. None nimba match igomeza isubikwa ejo hari n'ukuntu iyo match ishobora kuba ikaba icyo gihe yaba Rayon cyangwa APR imwe zitari mu bihe byiza kandi abafana urabizi ko abafana bakunda ibintu byiza nimba ikipe iri mu bihe bibi ibura umufana hari ikipe imwe nafanaga rwose rimwe tujya gukina Igisenyi tubura n'abafana na 20 baduherekeza kandi iyo kipe ifite abafana bitewe n'ibihe bibi twari turimo nuva rero Rayon Sport na APR ntago navuga ngo Rayon Sport iri mu bihe byiza cyane cyangwa se APR mu bihe byiza cyane kuko zira kipe zitarahura ntago dushaka kumenya ngo iri mu bihe byiza ni iyi ariko iyo zihuye tuvuge wenda APR gatsindiro cyangwa Rayon Sport gatsinda APR nibwo buri muntu wese amenya ngo Rayon Sport mu ngibi ndashaka mu nzani kuko turabizi ko match akenshi mu Rwanda ubu zihari ni ebyiri kuko nazo ziba ziri abafana kuko izindi zibera kuri kamera zero nizo match byibuze buri wese abasha kujya kureba akamenya ngo ese Rayon Sport ifitwe mwataka ese APR ifitwe mwataka kuko akenshi na kenshi uzacunge iyo reba cyagiye Rayon Sport mu bihe byiza ikubita APR ibitego 4 ikanatwara icyo gihe shampiyona icyo gihe gakina Champions League nubwo ira kipe yo muri Congo Brazzaville yayikuriyemo ku mahoro ariko yayikuyemo Rayon Sport icyo gihe yari ifite bakinnyi nka ba Cedric urabizi ari mu bihe byiza ba Fuad ifite ba Karim Makenzi ndamuzi Kakenza agerayo cyane yes icyo gihe ira kipe wibuke ko nubwo byagenze kuriye yayikuye Mariko Rayon Sport yari mu bihe byiza yari yayihabije match abantu bayibonye bararyohewe nuvuga ngo imwe Rayon Sport cyangwa APR yimwe iri mu bihe byiza ni nasohotse hari kitwereka iyo zihanganye zikomeye usanga umupira w'u Rwanda n'ikipe y'igihugu usanga ikomeye ngira ngo rero dukomeze dushimira abadukurikiye ngira ngo ibintu byaryoshye bizahora biryoha mukore subscribe kuri Maxfield TV dukomeze tubagezeho ibiganiro byiza nsuhuza abantu bari kwagahiza bajya banyandikira hasi muri comment bambwira bati kabisa mu ngo wacu komereza aho ngaho abantu bari mu ntara y'Iburasirazuba Kiziguro urahazi Kiziguro ndahazi ukazamuka Iburasirazuba ukagera Kayonza Rwamagana aho hantu ni wacu mukore subscribe ku no ku Cyanyirangegene aho hose urahazi ngira ngo urimo manuka ugeraho bita Kabarore nazatabagwe hose ndumva nawe warazengurutse dukomeze tubashimire rero ngira ngo tubabwiye tuti ari abantu bajya bansuza cyane bambwira abantu bize kuri Cedric Muhazi aspeje mumeze mute bahungu banje mukomeze mukore subscribe mu ngo wanyu tuba turi kumwe n'abari hari inyuma Diedona bameze neza cyane umunsi byaryoshye ngira ngo ro dukomeze nkwambutse inyanja twambuka amazi wabuze umbwira uti mbabarire udakoma rutende rutagenda ahantu utahageze dufite shampiyona 5 zikomeye ku mugabane w'Uburayi sinirwa nzi gusubiramo abantu barazizi shampiyona y'Ubwongereza tuzivuge n'abantu buri batazizi shampiyona y'Ubwongereza shampiyona ya Espagne tugagira shampiyona y'Ufaransa shampiyona y'Ubutaliyani ndetse n'iyo mu Budage ariko se iyo ureba mwari amashampiyona tuvugisha ukuri ubona shampiyona ikomeye ari oya irigaragaza oya ikomeye hari ibintu bibiri nshaka ko tuvugaho ndashaka ko tuvuga ku bintu bibiri hari ugukundwa hari no gukomera ndashaka kumenya ngo shampiyona ndabizi neza ko ari abantu benshi bataza kubyumva hari abantu benshi bataza kubyumva cyangwa baza kuvuga ngo Emile ibi ni ibi ndashaka kubaza ikintu kimwe shampiyona ikomeye urayimbwira umbwiye na shampiyona ikunzwe ntago twavuze irimo amafaranga menshi rwose mbwira ndabikubwiye ahubwo hari ugukomera hari no gukundwa ngewe rero ndashaka umbwire hagati aho ngaho reka ngusubize ku ruhande rwanjye ndagusubiza mu buryo bwihuse cyane shampiyona ikomeye ni y'Ubwongereza shampiyona ikunzwe ni y'Ubwongereza icyo kintu ngewe ntago nemeranwa nawe ari impamvu ngende iyo umuntu avuze ikintu impamvu ebyiri iyo umuntu avuze ndaguha zirenze ebyiri iyo umuntu avuze ikintu avuga impamvu nuvuga ngo shampiyona y'Ubwongereza gukundwa irimo amafaranga icyo nicyo cyambere umukinnyi yagiye yararyoherwa buri mukinnyi wese yumva yakina mu Bwongereza shampiyona ikigaragaza rero ko ikunzwe cyangwa se ikomeye ni ya shampiyona itangira utavuga ngo runaka usibye muri iyi minsi bihindutse Manchester City gasa nk'izigarurira
igatwara ibikombe 4 byikurikiranye ubundi ni shampiyona itangira uvuga ngo ninde uzakijana wa mugana wa muhanzi yes aho mbona ari nacyo komeza nshaka kugusubiza warangije ngira ngo bibiri ndabiguhaye nguhaye ko ni shampiyona ifite amafaranga ikindi ni shampiyona iri unpredictable ntago ushobora kuvuga ngo ni izatwara igikombe yes bitangira na Leicester ngira ngo urabyibuka agenda umufana wa Arsenal ntago nishira komeza umbwire umunyamakuru ariko umufana wa Arsenal komeza umbwire ndibuka Leicester City tuvuga ngapunga kakazasigara ariko yarinze itwara igikombe tukiri muri ibyo ngibyo ibyo hashize imyaka ingahe ni myinshi pe ntago ariko byibura biraba sibyo ariko nicyo nari nkubwiye rero ndakubwira ni amafaranga ndetse no kuba utapredictinga ngo uvuge okay nabyumvishije none se ndashaka kubaza ikintu kimwe nimba ukurikirana football shampiyona yabo ndemeranwa nawe ku kintu cyuko ikunzwe kandi ndatanga ingero abantu bari kudukurikirana mutange comment barakira muri comment nabo barakira muri turebe mu byukuri ndashaka kubasobanurira mbabwiza n'ukuri gutandukanye nuko abandi bagiye bababwira kuko abantu benshi barababeshya bakababeshya ndashaka kubaha urugero shampiyona y'Ubwongereza reba ikipe iyo tuvuga gukomera kwa shampiyona i Burayi turebera kuri Champions League reba shampiyona z'Ubwongereza shampiyona y'Ubwongereza amakipe arimo Manchester United turabizi Champions League ifite Chelsea turabizi Champions League ifite ebyiri Man City Champions League imwe Aston Villa Champions League ebyiri Manchester United ikagira Champions League 5 zingahe reka irazifite 5 ifite Champions League eshatu ikipe yo mu Bwongereza buri ifite Champions League ni Liverpool no kipe mfana mfana Liverpool no kuvuga ngo izo zose nuramuko zifasha ukaziteranya urasanga Real Madrid na Barcelona izo zonyine zikubye n'ikimenyimenyi Champions League ejo bundi y'umwaka tuvuyemo yatwawe na Real Madrid ikindi umukinnyi ukomeye uretse uyu mwaka noneho muri iyi myaka ya vuba nibwo tubonye Rodri wo muri Man City uramwe Espanyol nawo umupira wigiye muri Espagne atwara Ballon d'Or wari uherutse ninde Cristiano Ronaldo 2000 na kangahe 2008 se wari uherutse no kuvuga ngo shampiyona ikomeye ni shampiyona La Liga yo muri Espagne icyakora shampiyona ikindi nemera shampiyona y'Abongereza ifite amafaranga ni nayo shampiyona ikunzwe impamvu ikunzwe niye tuyibonamo Arsenal Liverpool tukabonamo Man City maze kwigarura abafana muri iyi minsi tukabona Manchester United tukabonamo Chelsea na Tottenham na Everton ariko shampiyona ya Espagne tubonamo Barcelona tukabonamo Real Madrid tukabonamo Atletico Madrid tukabonamo Atletico Bilbao tukabonamo Sevilla dutondekanyije izo kipe imwe ku yindi tukazihuza n'iz'Abongereza iyo ikipe yo mu Bwongereza yatsindwa ibitego bikeya ni 5 n'ikimenyimenyi reba finale zagiye ziba reba finale yahuje ikipe bita Villarreal ikayihuza na Manchester United Villarreal yari itwaye reba ikipe bita Atletico Madrid ihura na Chelsea inshuro zirenga 5 izo nshuro zose Atletico Madrid yagitwara ibikombe reba Manchester United ihura na Barcelona 2009 Barcelona yarayisezereye kuri finale finale yabereye i Roma icyo gihe oya ntabwo yatitiye 2009 yatitiye 2011 2009 yarumiwe aravuga ati ariko nubwo numiwe yumijwe n'iki niwe muntu wari ufite ikipe ikomeye iyo kipe ikomeye rekanye kubwira yari ifite Tevez yari ifite Ronaldo yari ifite Wayne Rooney ifite Vidic muri defense ifite na Rio Ferdinand ifite umuzamu yari ifite Ramuzi umuzamu yari Van der Sar no kuvuga ngo umukinnyi yari ifite kuri gatatu Ramuzi si Patrice Evra mupira tubavuze ntago no kuvuga ngo 2008 bahura uribuka ko Barcelona ihura
na Liverpool 2008 uribuka ko Barcelona yavanwemo ku gitego cya Paul Scholes. icyo ndabizi Yari umukinnyi ukomeye wo hagati. Isi yose yemeraga. 2009 bahuriye i Roma. Kandi bahuye ari abakinnyi bari guhangana. Cristiano afite Ballon d'Or, Lionel Messi 2008 wabizi ko yari umukinnyi wa kabiri. Bari kuvuga ati hagati ya Ronaldo na Messi umukinnyi ukomeye ninde. Barcelona icyo gihe yatakirwaga na Lionel Messi hamwe na Samuel Eto'o na ba Iniesta turabizi ari abakinnyi bakomeye mbona na Eric Abidal ndavuga ko imbere ugana imbere ugana uruhande rw'ibumoso ntago nibuka David Sanchez bamuguze ahubwo bamuguze icyo gihe kuko ahubwo yakinnye finale ya 2011. Nuvuga ngo hariya byahuye Wayne Rooney umukinnyi ukomeye cyane na ba Ronaldo, ariko icyo gihe Barcelona yabatsinze 2-0. 2010 ari Manchester United urabizi ko yavanwemo na Bayern. Ndabizi urabyibuka ari naho bahise ko babonera uramuzamu wande uramuzamu ari icyo gihe aribwo Manchester ko yifuza uramuzamu wa Bayern. Urabyibuka uyu nguyu yifatira Manuel Neuer icyo gihe. Noneho icyo gihe Barcelona nayo yaraferinga ikurwamo na Inter de Milan. Ariko ndagira nkubwire ngo base ko baze undi mwaka byese ko bihuriye finale. Icyo gihe finale yaberewe mbure yariye 3 kuri kimwe. Reba Manchester Liverpool nubwo nyifana, reba inshuro ihuye na Real Madrid ni zingahe? Ni nyinshi cyane nabo izavuba ni zingahe? Se ebyiri. Real Madrid ntiyayitsinze ni nge fana Liverpool. Rega ikintu wambwiye nacyemeye. Ushingira he? Ushingira uvuga ko champion y'Abongereza ikomeye kurenza La Liga. Reka nkubwire igituma ndimo kugutsinda. Wambajije ngo champion ikomeye ntabwo ugeze umbaza ikipe ikomeye. Bura champion no gukomera ku ikipe biratandukanye. Real Madrid ishobora kuba ikomeye Burayi, ariko ntabwo ituma champion yayo ikomera. Icyo ni ikintu gitandukanye. None se Real Madrid ishobora gutwara Champions League. None se reka nkubwire Bayern ntabwo yatwara Champions League. Yego. None se twavuga ko champion yayo ikomeye. None se kankubaza ikintu kimwe. Ntihari nizi zirusha mu Bwongereza. Reka maze ngubaza ikintu kimwe. Twavuze La Liga ntabwo twavuze Bundesliga. Ndashaka kubaza ngo imumya Guardiola na Man City atwaye shampiyona enye zikurikiranye. Mwoga byaramwe mwoga hekamwe abari Cyangugu ndabasuhuje, abari Iburasirazuba ndabasuhuje, n'abi Gisenyi ndabasuhuje. Atwaye shampiyona enye zikurikiranye. Niyi ngiyi ya gatanu nta n'ikipe turi kubona byibuze yamucarenga nubwo amaze gutsindwa kenshi. None ndashaka kubaza ikintu kimwe, shampiyona ya Espagne La Liga urayiherutse? Ndayireba cyane. None se ndashaka kubaza ngo ni ryari Real Madrid uzi yatwaye ibikombe 4 bya shampiyona byikurikiranye? Ariko niryari iyo myaka yimbwiye ngo n'abadukurikiranye babitubwiye. Ndimo ko introduce no topic nakubwiye ngo nanagakizamo ko kantu nibubyibuka neza ngira ngo byari byose kazanagaragara. Nakubwiye ngo usibye muri ino myaka ine icyo kintu nakivuze n'ubundi. None natwe rero ibyo turi kuvuga ntago turi kubivuga mbere, turi kuvuga ibiri ubu. Reka twemere kuri ubu wenda ko arimo cyane igitumye wenda isa nkaho isubiye inyuma ari uko Manchester City twaye ibikombe 4 yikurikiranye, wenda ko tukagenderaho tukemere turimo tugendera tugana no kumuzo wenda ibyo baganiraga byo byumvikanaga buri muntu abaganira, hanyuma natwe barimo gutureba bagatanga comment umuntu akagira uko byumva. Nanagushimiye cyane. Hanyuma nari ndimo nkubaza noneho wowe nk'umuntu ureba umupira muri izo shampiyona twavugaga, mbwiresha ebyiri zonyine cyangwa 3 urabona ari izihe kipe zizatwara igikombe cya shampiyona? Mu Bwongereza, muri Espagne, wenda ugena mu Budage wihorere ko tuwenda ni ibintu bihoraho, ugena muri mu Butaliyani. No kuvuga ngo mu Bwongereza ubu tuvugana ikipe na amahirwe yo gutwara kiriya gikombe ni Manchester City, ariko Liverpool ndayifana nayo sinabura kuvuga ko nyiha amahirwe ariko Guardiola buriya ndamutinya. Guardiola buriya ni umuntu ukora ibintu abantu batatekerezaga cyane kuko urabona muri iyi minsi urabona umukinnyi undemera niwe mukinnyi afite umukinnyi ukomeye ku isi wanatwaye Ballon d'Or, Rodri. No kuvuga ngo uriya mukinnyi ari mu mvune turabizi. Mu mikino 50 n'ingahe y'umwaka washize ari mu ikipe ntabwo yigeze itsindwa. Nagaruka wenda azagaruka kera ariko ntituzi uko ari gutekereza. No muri kuri kwezi kwa mbere ashobora kuzana izindi ntwaro ugasanga
mfana Liverpool natangiye kweza igikombe ugasanga nkibuze ku munota wa nyuma kuko yagiye abidukorera kenshi cyane cyane ko umutoza wanye na mushya buriya iyo shampiyona igeze mu mpera hari igihe atamenya uko katazi imeze. Ni ukuvuga ngo Man City nyiha amahirwe yo gutwara igikombe. Ndabizi ko abantu benshi bafana Liverpool bavuga ati emire bite byiwe n'aba Arsenal mwihangane. Arsenal yanjye bitaye mu bishanga wihangane iriya ni inzovu rwose guhubuka mu giti none ni amasegonda iragitwara mutunguru iriya kugitwara ku munwa iragitwara ariko mu bikorwa byo murabizi ko biracyari mu nzira ndende gusa isigaye ikina neza muri iyi minsi aho gutwara igikombe byo ntabyo. Manchester United nayo iracyari kwiyubaka. Reka tujye muri Espagne twihuta iminota muri Espagne byo buriya n'umwana arabizi muri Espagne muri Barcelona iki gikombe iragitwara iyo watsinze umukeba byarangiye ukamutsinda wa mwandagaje rero bavuga ku mwandagaje buriya niyo Barcelona itagitwara mu binyamakuru no ku mufana wari wese yarangije kugitwara kuko buriya gutsinda umukeba ibitego bine ukamutsindira iwabo umwandagaje kuriya ni igikombe kiracyo ni igikombe. Urebye izo shampiyona ni nazo ziba zikundwa abantu bashaka kumva ngo sinzi mu Butaliyani si byo ugerayo uvuga uti mu Butaliyani ahubwo n'umuntu utazi shampiyona y'Abataliyani nta mupira ngo azi niko bavuga buriya mu Butaliyani buriya ujye umenya ko buriya mu Butaliyani niho hantu hambere haba n'amakipe buriya akomeye cyane rwose nanjye no muri iyi myaka sinzi impamvu mutari kubibona. Urajya kubona muri Europa League ikipe yo mu Butaliyani iri finale. Urajya kubona ukabona muri Champions League ikipe zo mu Butaliyani ziri kugarura wa muco wazo wa kera kuko urabona mu Butaliyani mujye mumenya ko niho haba Inter de Milan, niho haba AS Roma, niho haba Juve, niho haba za Lazio Roma. Ni ukuvuga ngo hari abamaki za Atalanta, hari n'izindi kipe zari zikomeye zitwaga Udinese n'ubirahari urazizi. Ndazizi hari ahaba amakipe akomeye cyane ahubwo nuko abantu benshi baba batazi amaderbi yaho bakaba bazi ko ari ahantu ariko harakomeye ndahubaha buriya mu Butaliyani ndahubaha ahubwo mu Budage ho ni ibisanzwe ni ifarashi imwe ariko retse wenda Xabi Alonso ubundi wabigaragaje ayikubitagura ariko nuko reka ngushimire twari turi mu mwuka ariko iminota ntabwo dukundiye ngira ngo baratubwira ko iminota yacu irangiye ariko mushimire kabisa tuganira umupira n'ubutani nitujya kuganira umupira ugeze twicarane dutumire n'abanyamupira ubutaha noneho ubutaha tuzababwira ku bintu bibiri byaranze football mbega ku rwego rw'isi ibyo bintu bibiri ariko ngiye kimwe buriya nakikubwira ihangana rya Cristiano ubundi na Messi. Reka nkunganira ka ubundi kera nge nimba nyine ndi umusaza hari abantu uzajya ubwira ngo narebye Cristiano na Messi bakakubwira ngo wubahwe nkuko batubwira Pele na Maradona kumva tutabazi umuntu warebye Cristiano na Messi nibaza ko nta bundi buryo bw'umupira ihangana ryabo abakunze badukurikiye ubutaha tuzababwira kwihangana rya Cristiano na Lionel Messi kuko hari abana batoya bari kureba football ubu Messi ari gukina muri Amerika bari kureba football ubu Cristiano ari gukina muri Saudi Arabia tuzabicamo noneho tubikure hasi tubizamure tubibabwire. Reka tubashimire rero tubifuriza ibihe byiza kandi tubashimira ko mukora subscribe nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byo nakagaruka na Jean Paul ndetse na Emile umunsi mwiza kuri mwese.